Imbwa n'umuntu. Ubwumvikane bwavukiye mu guhiga no kubana. Mu bihe bya kera cyane, igihe abantu bari bakibeshwaho no guhiga no kwegeranya. Isi ntiyari y'amazu, ntiyari y'imirima, yari ishyamba n'urugamba rwo kubaho. Abantu bari bahiga inyamaswa nini, bakagira ubwenge bwo gutegura, gukorana no gukoresha ibikoresho. Aho niho imbwa zo mu gasozi zatangiye kubona ko umuntu atari inyamaswa isanzwe. Murakaza neza muri Akawe Update. Niba ukunda amakuru agezweho asesenguye kandi ukuri wahisemo neza, ntukibagirwe gukora subscribe, like, share kandi dusigire comment utubwire igitekerezo cyawe. Akawe Update duhari ku bwawe. Imbwa ntizaje ku muntu nk'itungo, zaje nk'abafatanyabikorwa. Uko byatangiye? Koko imbwa zo mu gasozi zatangiye kwegera abantu mu gihe cyo guhiga, kubona umuntu afite ubwenge bwo gutegura, afite imbaraga zo guhuriza hamwe abantu, kandi akagira ubushobozi bwo gutsinda inyamaswa nini kurushaho. Imbwa zabonye ko umuntu ashobora gutera inyamaswa ubwoba, ashobora kuyihiga akayitsinda, hanyuma hakabaho ibisigazwa by'ibiryo. Ibi byatumye imbwa zibona amahirwe abiri icyarimwe: kurya no kubaho mu mutekano. Abantu nabo babonye ko imbwa zifite izuru rikomeye, zumva amajwi kure, zibasha kwirukankana inyamaswa, zigahiga nijoro niyo umuntu atabishoboye. Aho niho havukiye ubufatanye, si ubuyobozi gusa. Ku bana ntibyari ugutegeka, byari gufatanya. Abantu ba kera ntibategetse imbwa, kandi imbwa ntizabaye imbata. Byabaye ubuzima bwo kubana mu itsinda ry'abafatanyabikorwa. Niyo mpamvu imbwa zoroheje, zitari inkazi cyane, zashoboraga kumva umuntu arizo zasigaye zibana n'abantu. Izindi zashakaga kuba mu gasozi gusa zarasigaye. Ibi byahinduye imbwa mu buryo bw'amaraso. Gukunda umuntu byabaye kamere yazo. Impamvu imbwa zikunda kuba hafi y'abantu kugeza ubu: imbwa ntizibona umuntu nk'uwazifashe gusa, zimubona nk'umufatanyabikorwa mukuru w'ubuzima, isoko y'umutekano n'ikiremwa gifata ibyemezo. Mu mitekerereze y'imbwa, umuntu ni uwaha itsinda icyerekezo, uwamenya icyiza n'icyago, uwashobora kurengera bose. Niyo mpamvu imbwa ishobora kuguma hafi yawe igihe uri mu kaga, no guharanira kurusha uko yirwanaho. Imbwa ibona umuntu mu yihe sura? Ibona umuntu nk'ikiremwa gifite ubwenge burenze ubwayo, gifite ubushobozi bwo guhindura ibihe, gishobora gutuma habaho amahoro cyangwa akaga. Iyo wayirereye, ikubona nk'isoko y'ubuzima. Niyo mpamvu imbwa ishobora kumva amagambo yawe niyo utayivugisha, kukwitaho urwaye, kukurindira abana n'urugo. Kuki imbwa ishaka kurya umuntu itazi? Si ubugome, ni ubwenge bwo kwirinda. Imbwa iramutse ibonye umuntu itamenyereye, umunuko we, itamenyereye uko yitwara, itamenyereye ijwi rye, ishobora kumufata nk'uhungabanya umutekano w'itsinda ibamo. Izindi mpamvu: kurinda aho ibaye, ubwoba buturuka ku byabaye kera, kumva impinduka mu marangamutima y'umuntu. Imbwa yumva byinshi umuntu atazi ko yohereza. Ururimi rw'imbwa zivuga iki? Imbwa zivuga ururimi rw'umubiri n'amarangamutima. Ijwi, kwiyumvisha no kwishima. Umurizo, amatwi, uko ihagaze n'amaso. Imbwa ivuga mbere yo kubwiriza. Ese imbwa zumva uruhe rurimi? Imbwa ntizumva Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza nk'indimi zumva. Zumva uko ijwi rimeze, uko umubiri umeze, uko wiyumva. Niyo mpamvu amagambo atandukanye ashobora gusobanuka kimwe, ariko ijwi rirakaye rikabyara ubwoba niyo amagambo ari meza. Umwanzuro w'ubwenge: imbwa ni inyamaswa yahisemo umuntu, si umuntu wazihisemo. Zavuye mu ishyamba zitari kubera intege nke, ahubwo kubera ubwenge bwo kubona ejo hazaza. Iyo imbwa ikureba, ntikureba nk'umuntu gusa, ikureba nk'uwabaye igisubizo cy'ubuzima bwayo. Wibuke gukora subscribe, like, share, usangize n'abandi, kandi dusigire comment kuri channel yanyu Akawe Update.